Aline. Aline. Shakiki. Ngo nshakiki. Ngwino nakibona. Ajya ndiki cyawe. Musaza wanje. Musaza wawe. Kugeza na n'ubu ngubu nagushaka kumbwira umuntu waguteye inda. Ubwo se uzagira umunwa kugeza ryari? Ndikumva ngufa. Kuturumbiye. Ninde wapfuye ninde? Aje ni. Ariko reka nkubwire. Niba udashaka kumbwira umuntu waguteye icyo ni kinyendaro nagarinda. Kuko nta ndanzi mufite. Ugiye kugenda ngiye kukuzingisha utuntu twawe twose. Uhita uva hano. Yes we. Kagakozi kari. Wala sipo. Kayakuma. Resipo. Man. Uona resipo bundi. Resipo. Karame boss. Karamira amaguru amwa. Boss. Cheka. Boss. Uru ruhone baje kurutera inda waruri. Boss, rero nawe ndubitse. Mbagwe. Mugoye. Emwa byagenze utakoheze mu nzu. Mbemwe ariko ndajya kuzatura dukarita ngo tudukire. Usigaye urambisha ibintu byinshi. Ibintu si. Wagira mujuru kwirira. Bora yabamareka ngo. Gira twe turikinira. Mu nshuti zongiraga. Niwe muntu wa mbere ubagamo. Akoze narabibonye. Nasuze ngo hari ibintu nokora ndakubwiye. Ndabizi ndago wambisha kuko ndabizi gahunda zose turazigiranaga. Bura rero kangu. Naga mu banyu waje. Ariko ya mama uvugisha ukuri. Niba uri umuntu w'Imana ugendaga mu bintu kavanga ibintu w'Imana cyane wuzuye. None ubona ringeye mu nzu ngabana rero zatura tukarita uretse bari ariko narende tekereje wereka urabizi uri mu mwanya waje reka ngwereke gira ikarita ngwereka ina kandi karuna nakubikiye. Hey mbonera tuzajya turasangira byose no mwijuru Imana izatujanana. Akorera mu mwanya wanje abizi nyine kubera ko uri mu mwanya wanje buriya kangaka. Mama naho ukora ibyo bintu. None sura kanze. Yine ujuramenya yuko erega ba mundu we. Umva konganya nituri inshuti nge nawe si ya mama ndaniki ndutwopa muri bino bintu ubu nyakibazo buriya ya mama rero kangubwira niwe mundu tubana ambe ndazicanga ndari bijyaho wonda kwizera buriya ya mama re baruriya kenene mwana ndwongera gufataho nagato ya mama kangubwira ndabizi byo ngibyo ako ya mama uramukobwa ajya turupa arabarike ngewe ushaka turupa ni saraba oya ahubwo turagenda guca Nuwa babiri. Nuko ni ikaro. Uri kureba ko nari narinda. Uyu mukobwa yahaze nateswaze. Boss ngiye natetse neza nateke abagande ndekera abafaransa. Kuba yariye nagatumba ntabwo abimurenganyiriza boss. None ngiye gusekana nawe ahubwo wowe gute utari kureba amaso yawe ngo yaguhereza ibintu bizima boss. Ahubwo se ukuntu urugo ryo uri kureba uri kubona yatarinda. Boss yaba yahaze ibyo akuye. Boss warize. Habagaho guhaga. Sinzi impamvu rero uri kubigira gutyo boss. Akoreka mubwire. Nateswahaze. Natetse neza birabyo nawe ahubwo sinzi impamvu utafite no kuri kuba birabyo byari biryoshye boss. Birabyo. Ari nge nawe ninde boss. Wowe boss. Ufajya arukina na boss wawe. Ntabwo ndi gukina. Gutera amatwi ibyo ngiye kukubwira. Uyu mukobwa ninde wamuteye inda. Nakubajije ngo uri kubona inarinda. Nsubiremo. Nkora iki? Musubiremo. Uyu mukobwa ninde wamuteye inda. Nanjye ndi kukubaza ngo muko si wari yugahaga. None se uyu wari kureba ibi boss. Kane kugira ubone ko ibintu by'isi. Oya. Nsubiremo. Iki gihone ninde wagiteye inda. Bagiteye inda uri. Mubyo nakwishuriye nakubwiye ngo n'uyu mukobwa umucunge. Ngiye naramucunze amaso yanjye nyagira open. Uyu mukobwa usibye kubona ari kujya ariko nawe nakubwiye ko birabyo binaragukora. Subiremo irindi jambo ari ryo rya nyuma. Uyu mukobwa ninde wamuteye inda ibyo gusa. Boss rero ngenda kubeshije sibyo ibintu byo kwirukana ubivemo. Okay niba ushaka akazi kawe kora ibyo ndimo kukubwira. None se we yamukubwiye we yamukubwiye wo wamubwiye koko. Oya boss kurakara ndago bikubera ufite agasura keza nuko gender balance yaje gender boss ariko umva ngubwiye ndugira raka. Okay gabanya amagambo mbwira ndamuteye inda.
kandi nujya kubivuga ubuvuga uri seriye kuko ntabwo ndi seriye. sawa ngiye Ndi na serious ahubwo reka nze kubwire boss sibyo? naho ubundi mu mwanya wanje ariko simwa yacana wacumvishe temwa Ako ya mama biya bintu wakoze bitazakugaruka narabikubwiye utangiye no kumva Mbagwe mwa mukuri kwima mukuri kwande oya tubyumvikaneho kiracana wagiyeho nanjye njaho twamenye ngo byagenze gute twara muriye njyewe wagiyeho nanjye njyaho ni imodoka se none se ndo twajanaga ndidusangiraga kabisa nagaye indazi ko nyiguze ndi nayizanye inzara nirwa nyura yiyobewe ntakinye nakuriye bare ya mama reka nguvu roba hako mu bundi uturuka hemo roba mbwa nyina aho uturuka none ndi nigeze nduruka ku mubumbe nduruka mu gihugu ninde wapfuye ninde aje ninde bura isko yarebye aravati ngo narabyaye Je hano najyaga kuhabona ngabona ibihungu bibiri byakundaga kugenda bisa wagira ngo ni imbanga subizi ibihungu bibiri kimwe gisa n'ingagi zoga ngo nizo mu birunga urumva ikindi gisa n'igikende wagira ngo nako bose gute weho kunrugoje gute wemeye ko binjira muri kino no se gute ndabyemera ahubwo nabonaga muresha n'umugongo ni gumwe n'amataye na gamwe aturavuze nanjye ndingagi yo mu birunga icyo bihungu nicyo gisa n'izo ngagi ahubwo nakubwira aho sibyo utanyirukanisha byemeze okay sawa boss gendere mu mirimo yawe boss narangundaga sawa nongere mubazi rimwe rya nyuma ntabwo ndi bwongere gusubiramo ushobora kunjyana kuri abo bahungu nako kuri izo mbobo zaguteye inda cyangwa niba atari ibyo fata ibintu byawe usohoke turabyemeranya ntitubyemeranya Yesu we. yego oya nsubiza Sawa basi nta kibazo ndajya kukwereka aho baba. boss kubitira mu nzira turajyana ndinga escort twihute aha tugeze numara kubona iyo ngagi uhita umwirukana nzigare ngo ndi gutekera yari turi babiri tujya turabijya twenyine ese ndo umugabo wovuye mu cyaro aho utazi inzuko muri izo kwa uri kuri kubunza mu bakobwa Mbagwe witonde ndago wamara kundira ndazi ngo mbagukireho twanabipfa wanagiza ndi kuguhagukira witonde ariko ako shaka mama ritonde mu umva rero umva Mbagwe ngena turinje ako reka mbwira ura mukobwa twagiye iwawe ibyo wakoze byose narakubonye ndakubwira ngo nyine bintu ndabyo ni wowe wamujyaga nyine ndabwo najyaga ndo wambwiye ngo nimujeho nawe ngurongera umujeho ndago wambwiye ngo twamene umujeho ibyo nabikoze utari kureba mugarukiriza yewe ayo magambo ndayiyumviye boss iki gisa n'ingagi niki gisa n'igitera narabiboneye kandi urabyumvishirije neza ngo yagiyeho ngo nawajya ku giti mu ndobo ni mu nduza kufara boss icyumvise twacyumvishe ndabunzi ngo bituguhe boss oya nako tugiye kurwana buriya ibintu ni mu mahoro bigaca mu mucyo uraboroheye amagambo wavuze nayo ari kodinze muri ratete wowe uravuga ufite n'icyo kujya mu ndo Yesu we. boss ndingira ikibazo amakuru njyewe nayakawusa uyu niwe nakubwira gusa n'ikigagi n'uyu niwe nakubwira gusa n'igitenge ndiriye ndazi ugiye no kumenya ceceka umwe muri aba rero numwe wateye mushiki wawe nde nababonaga bububa abonwa umwanya waje ariko nderagenda ariko nanjye nderaginda sinabikweretse usimbiza ariko nderagenda wowe urabizi nda muntu utabizi ubwo niba yahaze kiba bari mu bakire tuziranye he kabanga wenda ubwo bwamba muri kwivuga muceceke musako turikenera ikari ndaturukwigena ubwo rata imbobo izigizi turi kuri kimana nawe ndebera wamburanye iki uko ndasabyaga imiryango urumva gatandatu guteranya gaho nyumvire boss ako mureke mbabwire oya no reka mbabwire ndebere boss ndagu nyizera jewe nani mubona Manzo wane inda atari Mbagwe.
wavuga neza wavuga neza Ni boss. Yesu we. Namwe mu mwanya wa ndera agenda mwa. umva nukuri kw'Imana. Mwese wewe. Mbagwe Uretse. Wowe mutaye nda oya mvuge cyo kuri umuntu w'Imana. Yes. Uwagiyombere ninde? Yamamarere. Oya. Yamamarere. umva muhore icyo nzi cyo nuko mwese nababonaga Yamamare uteretse. Wanje ko ngo wakundaze wavuga. Gabanya. Ntari. Ngewe nitwa Ndumugoyemba we niko nkomeza kubwira abantu bintu. ugenda wububa Ibyo bintu byo kububa iwacu nino igisenge. Wikizira. Ndikizira gute mu bantu koko wenda reka mwenda. bose wambaye uruhusha abanyiza mamashi Mutaye nda ndagiye. Wakabaye ubivuga ubikora. Oya mubwiye uko reka wowe mutaye ndugira ikibazo ho ndaco bagutwara. none si ngenda ngo munsi jewe ndago munsi ariko ngenda ngo munsi nababonaga ninde muzamu ndi umutetsi Niyo Rata boss. mwana muto imyaka nayo yari yagiye. Umva rata boss nje ngusobanurira. Twe dukoraga mu bintu by'amashanyarazi. Na n'ubonye tuje turi kwikinira karita iyo turangije akazi turigizira tukaba turi kwikinira. Dufite akazi dukora. Aho ndabyo. Inzererezi. Muva mu busambanyi muburangije. Muza mukicara iwanyu ngo mugakina ikarita. Imbere y'Imana mbe mwe wigeze mbona mu mwanya wa uretse cyane ko twawe. Yose waheraho ubihakana. Ariko nasabye ijambo. Ariko twari guhaye. Ngewe bose ndabura akarama oya ari jewe bose umva Ko n'ikitondo. nuko uyu mwana atavugaga ariko bisa ngavuga bavuze se muri mwebwe nyine umva ngo babakubita babacamure uretse umva ngewe musuko ufite amagambo menshi ngaho ari wowe wayiteye. ariko uzi uyu mukobwa ukundura mukabura Aha. Oya. Wamwumvishe. Oya. Ubwo ikimenyimenyi no wayiteye. we ngewe ndi gusobanura uyu musore afite amagambo menshi wogira ngo niwe nuko nakubonaga wangagiye Ako subundi. Ibintu byo kubyumva. Kubera iki ntacyo wari mu bintu by'ikarita bari kutubwira ibintu byo gutera amajya none wowe ariko uri umuntu wowe Nyine ikibazo rata narinde wo. bose mwembi muri abantu. Murifata abantu b'abagabo. Kwembe turi abantu. Ariko iyo nza kubafata uriya munsi. Wowe yimutaye wari ukwana turi abantu. kandi wabafashe Zombi narinda zica iyo mbafata abantu. zice dore ngaba gira biboneye ari wowe wagiyeho cyane. Wagiyeho mbere ni wowe. Ntabwo nagiyeho ni wowe. bose Ata nanje ndago nakugiye. Imana iminema yo kwihangana. Kuko chef ninge ndurabanza boss don Uwabanje kujyaho mbere avugisha ukuri. wabanje kujya Mbere. wagiyeho nyuma wagiye mu njumbure y'abandi ceceka N'uyu reka mbabwire mu njumbure yamba Uwabanje kujyaho mbere ngusobanurire reka ngusobanurire Ata 14. uyu mukobwa twahuriye mu bintu ditorero bya bintu by'abanyeshuri uretse mvuge Vugisha ukuri. vuga woga mugidahiye we uyu mwana afite imyaka 19 ariko Ibyo si byose uri kwizamura no wamubyara. Nabaga nibera yo. nawe uri musaza we ndagwa musobanura narinde kuri. ariko yamamaye kuri kumbakana kandi turi injuti tuzasangira None byose Ongeraho kandi mwarabikoranye. Nongera nindayo ndatenje yemera. ariko njye nateye inda Nateye gusobanura. ndacyari gusobanura noneho uyu mukobwa gusa yaraziranye n'uyu Yamamara. noneho yamamare akaba yari igisambo yewe uri gutinda mu mayira bose cyangwa ari kubitinza ngenda nkoraga mu mashanyarazi Utangiye kwihaka. Navuze ko mukora mu mashanyarazi. uyu mukobwa Ahubwo umva icyo turiho ni iki. Kuko muri kutuvana ahantu mujyana ahandi. bana ko mvukamye ko nihanganye muri bino bintu ye mukobwa wese warihanganye ujya gutera inda kutihangana Amarata boss reka nza nakubwira mu kinyabupfura. zino ni ingake zinyamiriza Uyu nubwo dukorana gariga ngo yepaga twaba tumaze kurira ipoto agahita amanuka akambwira ngo ndaje. Nje niyo wandeba ndandikira. wowe yuriye ipoto Mureba imbere biraho. navuze ikinyarwanda kizima yuriye ipoto None se ipoto y'amashanyarazi. oya mwari muri mu buriri kubona bano bantu batari ni kukugira wowe. Ako bundi bureke mbabazi. Mwembi ni mwembi. Buretse. ndamuvuge birambabaje Ni mwembi. Nawe. ngiye birambabaje Ubu cyane utari igihone. Ari uri igihone. ari uri igihone musaza wa nawe nyumvira nawe ari musaza wa Nuko manu uri gusanga bro. Umva ikintu ndi gushaka. Ikintu ndi gushaka ni kimwe. ura ni igihone Umuntu waguteye inda. Yego. Niwe ndi gushaka. nanjye ngabeho
ariko waceceka bosi wanjye cyangwa uno mwana wo wazajya ari kuningana n'abantu kuko ibintu byinshi ugize amahirwe akakungira kumenyera umuntu bosi wanjye afite amafaranga bosi wanjye afite amafaranga ndabona kwirenza nje umwana mukaburira igihe kingana gutya akamenya ko karesha n'inzina ya fiya ndabona wagituri bosi ngo sawa sawa ngenda bivuga boza kakahungu bagize gutera mushiki wawe nda bagize no gusebya umukozi wawe w'igishongore okay hangane fashe ikintu narindi kuvuga hano urashiraho indishi ikintu narindi kuvuga ni kivugera wowe amakigufite naramutse neza amayigufite nuko yaramutse neza naho ubundi nizanga muraba uwaguteye inda arimo imyenda yawe aho wayisize urahazi nibyanga urahita usigara muri aka kazu kuko nibyo washatse shut up bivuge byose reka mbivuge byose niko resipa shut up bisobanuye funga umunwa wandi ku nzu yanjye kunzu yawe kano kaburika ahubwo se twe twagukubitira ku nzu uzinzu twubatse uzinzu turaramo ariko rikambabwiye bishobora kuba ari yamba nako ushobora kuba ari yuyu nta no ibyo biboko byawe kubizana hano cyangwa hano kunaniye kuvuga ngo ni umuhungu uyu muhungu ako si byibuze muri kemba kurara ijambo ya ibiboko byawe kubijaniriye ku muhanda turangize muri gano bari abasore ukanabiza nawe mureke turangize boss anyiki wanyu nabyaye ibicucu kuri pfuna ni baba bari waba ratanye babyaye ibicucu nabyaye ibicucu ngorata kuko uzima boss umabwira impamvu boss mushiki wawe yayobe umuntu wamuteye inda nawe wabonye abantu bose bamu none abantu kubabona bafashe nabafatira icyari ahubwo cyakumenya bafatira umwana navuka umwana navuka wakabaye ubafata bombo ariko adufata gute njye bino bintu ndabirimo umwana yazavuka mukamurera mwembi nukuri ari ubwo uteraga inda ndago nderaga inda nanjye ari ubwo nderaga inda okay twabumvishe twanabaye ukuri kwawe kose uko narambiye uretse ukuri umuntu w'Imana nanjye ndi umuntu w'Imana nanjye ndi uw'Imana na papa ubwe ndagateraga inda kandi ari data na papa ndagateraga inda nkanzwe njyewe yarabitubwiye tubabarira ariko mwambabarira mugafunga wese umusaza wanjye reka nkubwize ukuri sibyo muri aba bombi waneye apana uyu cyangwa uyu uvuga uwo ari we nanjye reka mbemo kugira ngo adahita wowe garukwangara ashobora kujijwa kandi unafite n'amagambo menshi ari wanjye ariko ari wanjye basi uri kubireba bisobanuye kandi ubwo niwo wateye inda kandi ubwo niwo wateye sawa waneye inda ni n'uyu nguyu si mbega n'ikifoto cyose yarafite mutere na papa umva uretse ibisine kubivugira mu mwina ko muri gushwanira ubusa papa wanjye nako gahungu kagufi kitwa resipo oya dore n'uyu uretse umwana ndiyivugiye mu ndabwo nari ndafata indangamuntu ntabwo ndabwo nari ndafata indangamuntu indangamuntu siniteraga inda turashize none